Yes guys, twongeye kubasuhuza nanone kandi tubahaye ikaze kuri YouTube channel yacu Uburyo TV. Reka twizere ko aho muherereye hirya no hino mumeze neza, twizere ko imirimo yanyu yose irimo iragenda neza ijana. Guys, tudatinze uyu munsi wa none tugiye kubereka ibyiza biri muri Telegram. Umuntu ufite Telegram channel hari byinshi yakabaye agenda agetinga uyu munsi. Niba ufite umwanya cyangwa se niba ubishoboye nawe aya ma airdrop watangira gukora claimed. Nk'ibisanzwe uraza muri telefone yawe niba waramaze kugira application ya Telegram, hanyuma urashyiraho connection. Murabona ko nshyizeho connection, hanyuma nzana muri telefone yanjye ninjire muri application ya Telegram. Ninjira muri application ya Telegram, murabona mfite ibintu byinshi, mfitemo ibintu byinshi cyane, ama airdrop menshi agiye atandukanye, ku buryo nawe uyu munsi ubishatse watangira guclaiminga aya macoin agiye atandukanye ari guclaimingirwa muri Telegram channel. Hano murabona mfite byinshi cyane muri Telegram, ariko reka mbereke coin ndi kubashishikariza ya mbere watangira guclaiminga nawe uyu munsi aba ariyo uza kuba wakibikaho. Nongera gusaba utarakora subscribe ku Buryo TV ko wakanda subscribe no gukora kuri ako kazogira ka notification kugira ngo video yose ijye kugereraho ku gihe. Guys, murabona ko hano handitse tap Tether bot. Iyi Tether ni USDT cyangwa se ni idolari rya Amerika. Murabona ko naryo batangiye kurikorera mining cyangwa se kuriclaiminga muri ubu buryo uciye muri Telegram. Hano uraza winjire hano kuri Tether. Murabona uko tableau yacu imeze, barakwakira cyangwa se baguha ikaze. Hanyuma wowe icyo uri buze gukora, uza hano handitse play now, uhakirike. Numara guklika kuri play now, uraza gushyika kuri tableau imeze itya. Urashyika kuri tableau imeze itya. Murabona ko harahita haza izina ryawe ryo kuri Telegram, iryo wafungurijeho Telegram, niryo riri buzemo hariya hejuru. Hanyuma uko utapinze hano muri Tether, murabona ni amagambo yanditse kuri iki kirango, niyo magambo aba yanditse ku idolari, in God we trust. Hanyuma urabona ko uko uklitsemo hano harazamuka 0.0004 buri uko utapinzemo hano kuri iyi Tether, ari byo bizaguha amahirwe yo kuba wazamura balance yawe. Uko ukiritse muri kubibona ko ndimo ndakika, balance ikagenda ihinduka. Murabibona ko balance igenda ihinduka. Ibi nawe wabikora umunsi ku wundi, kuko ibi ni ibyariyo Telegram iri gutanga amafaranga menshi cyangwa se iri gutanga ama occasion menshi. Niba ukurikirana Uburyo TV, wowe ntucike intege, ndaje nkwereke uburyo bwinshi bwo guclaiminga ama airdrop agiye atandukanye ari gutangirwa muri Telegram. Hano urakomeza uklikemo cyangwa utapinge nk'uko babitubwiye, ari nako balance yawe igenda izamuka. Ngira ngo muri kubibona ko ya 0.00004 nibyo biri kuzamuka bigenda byiteranya kuri balance biva hariya hasi. Muri kubibona imibare iragenda ihindagurika. Hano turi muri home ya Tether, niho turi. Ibi nawe wabikora umunsi ku wundi, wabikora aho waba uherereye, aho ariho hose, igihugu waba urimo cyose. Upfa kuba ufite Telegram channel cyangwa se app ya Telegram, warafunguye account kuri Telegram, hanyuma ukajya ubona aya ma airdrop agiye atandukanye. Link y'iyi Tether murayisanga muri video description, hanyuma uklikeho nawe winjire utangire uclaiminge aya ma USDT. Link urayisanga muri video description, aho urasanga link y'iyi Tether, utangire uclaiminge aya ma USDT
mu buryo bwa airdrop. Hano murabona ko ndacyakomeza gutapinga, buri uko ntapinze harazamuka biriya bice batwemereye, muri kubibona. Hanyuma urebye hano hejuru hari ahantu handitse ngo profit per hour. Hano ni inyungu uba uri kugetinga nyine mu gihe cy'isaha, ariko kubera ko twe tutaratangira kugira sitakinga, nabyita nko gusitakinga kugira ngo tubone ziriya nyungu zo ku isaha, nabyo turaje tubirebe uko bigenza. Murabona ko hano hasi ibyo na claimingaga byarangiye, ndaza nje hano handitse mine, nimpa klika harafunguka tableau imeze itya. Hahandi batubwira ngo profit per hour cyangwa se ibyo ugetinga buri saha, ibyo winjiza ku isaha. Hano barakubwira ngo airdrop Landia profit per hour ni 20 na amateda 25. Aya ngaya ushobora kubona aya 25 ari uko waguze nyine iyi airdrop Landia, ukemera ko batwara ama USDT 10. Murabibona ko kuyigura baratwara amateda 10, noneho wowe ujye winjiza 25 ku isaha. Ubwo tuvuga hano kuri balance mfiteho USDT 10, nahita nzigurisha cyangwa nahita nza kugura iyi airdrop, hanyuma buri saha nkajya ninjiza 25. Hasi murahabona tap Landia, yo ubona 75 mu isaha, aho uba wishyuye amateda 25. Wakomeza iya nyuma ni meme Landia, ubona iri 5 cyangwa se 150 watanze amateda 50. Aya ngaya wayatanga ari uko nawe wamaze kuyagira kuri balance. Hanyuma ibingibi ndakeka byaba bihagije, ukaza ukanareba kuri referrals cyangwa se kuri invitation code. Hano barakubwira ko ushobora kuza hano hasi ugakora copy, ukagenda ugatumira na mugenzi wawe, nawe agaclaiminga aya ma airdrop. Hano kuri frequent asked question ku mpande, aha ni ibibazo buri wese agenda yibaza, uko nawe wakibaza n'ibisubizo byabyo bigiye birimo hano. Icyo wakibaza cyose, murabona ko ibibazo byose wibaza n'ibisubizo byabyo, uyu uhakritse usanga igisubizo cyacyo kirimo. Hano murabona icya mbere baje ngo what is tap teda. Hano ubwo nawe uhakritse wahita ubona igisubizo. Tugarutse hano muri home, reka tuze hano hejuru turebe kuri withdraw, tuhaklike. Ngira ngo murabona ko barakwereka balance umufiteho, balance barayikwereka USDT balance, hanyuma bakatubwira hasi amake twemerewe kubikuza ni 0.5 y'idolari cyangwa se 0.5 USDT. Hano rero ubwo uzashyiramo address ya USDT wenda ya Binance, cyangwa mbese aho ufite teda, aho wahita ubona address ya USDT bikoroheye, niyo uzaza upestingamo hano, hanyuma uconnecte. Numara guconnectinga uhita ukora withdraw, ahite ajya kuri balance yawe. Murabona ko bino bintu biroroshye, aho waba uri hose wabikora. Nawe rero niba ufite Telegram app, reba muri video description, hanyuma ufatemo link utangire uclaiminge aya mateda. Ni ibintu byoroshye, ni ibintu byoroheye buri umwe wese aho yaba aherereye hose. Guys, turabakunda cyane rero, reka twongere tugaruke muri video zacu zikurikira tubereka andi ma airdrop ari guclaimingirwa muri Telegram channel. Muri Telegram channel harimo airdrop nyinshi kandi ubona zifite gahunda. Ahangaha ni ugukora cyane. Uyu mwaka turimo no gukora cyane, we mininga byinshi, wibikaho byinshi, nta kindi kiguzi bigusaba. Hanyuma ikizajya ku isoko mbere uzasarura icyo, ndetse n'ibindi bizaba birimo biraza. Ahangaha nakwerekaga uburyo watapinga teda muri Telegram group cyangwa muri Telegram channel ubaye ufite app ya Telegram.
uburyo waklaminga USDT bitakugoye, nta kindi bisaba, ni uko ufite Telegram channel gusa, ufite Telegram app muri telefone yawe ugaklaminga aya ma USDT. Ciao, turi kumwe muri video zikurikira mbereka andi ma airdrop agiye atandukanye.